10, aho ngaho urarwaye rwose nta kabuza. Niba uri hejuru ya 25 ukaba uri hagati ya 30 na 40, nta kabuza urarwaye. Niba uri munsi y'10 nanone uri kwigana ku rugendo rukwerekeza mu gupfa. Niba uri hejuru ya 40 uri kwerekeza mu gupfa rwose nta kabuza. Abashakashatsi rero nk'uko bagiye babigaragaza mu bushakashatsi bwabo, bagaragaje ko ikintu cyitwa umuneke, gukoresha umuneke umwe cyangwa 2 mu gitondo ukibyuka nta kindi urafata, ndetse ukifashisha n'amazi y'akazuyaze ikirahuri 1 cyangwa 2 buri munsi, nta kabuza iminsi 30, inshuro 3, ni ukuvuga ngo iminsi hamwe 90 n'amezi 3 wikurikiranya buri gitondo, nta kabuza ukwiye kugabanya ibiro hagati y'10 na 20, ukaba ibiro byawe rwose byagabanutse nta kabuza, umeze neza, uruhu rwawe rumeze neza, bitagaragara ko hari ikibazo wahuye nacyo mu buzima bwawe, ari ibintu byikoze nk'amaji rwose. Nk'uko tubizi umuneke wifitemo